Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho, kanda subscribe aho hasi rero kugira ngo ikintu cyose kizeho uje uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka ukwezi kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu bamaze gufungura. Ubungubu wasaba kode yo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo, nyandikire cyangwa umpamagare ni kuri 0789931626 mufatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, ukeneye kwiga mudasobwa, koresha iyo nimero tukwigisha yaba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tudufite ibisubizo bine, kajya ugenda uhitamo kimwe cya nyacyo. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, beherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanze cyukuri nta kindi ni B. Iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Imihanda iba yatangiye wenda ashobora kuba ari nk'itatu, ishobora kuba ari nk'ine, noneho igiye kongera ifungane ibe umuhanda umwe. Rero bagashyiraho kino cyapa kikubwira ko ugeze ku iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda narayibakoreye, iri ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Wasubira ukayireba cyangwa ukanyandikira nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2, nimero mba nazibahaye. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira, berekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe. Ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B, ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C, ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. D, A na C ni ibisubizo by'ukuri. A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C, ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, ni ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Wowe hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanze cyukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga berekana ko kitakodeshejwe. Ndakeka ko rero waramustamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, ukeneye no kwiga nyandikira cyangwa umpamagare ni kuri 0789931626. Umbwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Umbwira uburyo ushaka kwigamo, ni online cyangwa se ushaka kwigana nanjye turi kumwe bigufashemo, nkwigishe nugerwaho uzakorera rimwe witutsinda. Nimero mba nazibahaye ni 0789351626. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikurura n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Wenda se ni igihe cya nijoro, hari ibihu byinshi, ni igihe cy'imvura, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umucucu mwinshi, umukungugu mwinshi mu muhanda ku buryo umuyobozi w'ikinyabiziga atareba muri metero 200. Rero zimwe mu modoka zikurura n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, hari ukuntu ziba zigomba kugaragazwa. Ziba zigomba kugaragazwa gute? A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hari izo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo, imbere ni itara risa n'icunga rishishe, naho inyuma ni itara rimwe ritukura. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusukanya ku papuro, tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutuje gusaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa, aba ari ingenzi gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe: A metero imwe, B metero ebyiri, C metero 0.5, D nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hari izo cyukuri nta kindi ni A metero imwe. Ugomba kubasigira akayira byibura gafite ubugari bungana na metero imwe. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga cyawe gihagaze hariya ku ruhande abanyamaguru bashobora kunyura. Rero kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda bakabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, iyo wahaparitse ikinyabiziga uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bingana na metero imwe kugira ngo bashobore kugacamo bitabaye ngombwa ko baza guteza umuvundo mu muhanda. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rishishe amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: ashyirwaho ku buhe buryo? Ese ni bande bagomba kwitonda? Abayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha iyo nzira nyabagendwa. Ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo rero? A, amatara birashyirwa inyuma, B, amatara birashyirwa imbere, C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, amatara birashyirwa imbere, na C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma ni ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. We hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hari izo cyukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Rimwe rishyirwa imbere kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari guturuka imbere baze kubona ko iyo autobisi hari itwara abanyeshuri. Ntibatubwiye abanyeshuri abari bo, birashoboka ko ari itwara inshuke abana batoya. Rero rimwe rigashyirwa imbere kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturuka imbere baze kubona ko ihagaze bamenye ko bagomba kwitonda, irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturuka inyuma y'iyo autobisi bamenye ko bagomba kwitonda. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hitamo kimwe: A, aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere, B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare, C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hari izo cyukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka ikintu cyose kiri mu kirango bari kugitegeka. Harimo ikinyamitende ni inzira y'ibinyamitende itegetswe, harimo abanyamaguru ni inzira y'abanyamaguru itegetswe, harimo ipikipiki ni inzira y'amapikipiki itegetswe. Hano harimo ikinyamitende n'abanyamaguru, niyo mpamvu duhise duhitamo C ivuga ngo ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Mbibutsa ko tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Rero ni ingenzi ko wajya kubyiga. Namaze kugukorera video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Ndakeka ko waramutamo rero C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi, kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakwitondera iki mbere y'uko yinjira mu nzira banyuramo bazengurutse? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kugira kwiranzira banyuramo bazengurutse, mwebwe mu ndimi z'amahanga muyita ngo ni rompo. Ese
wakwitondera iki? Hano hari ibisubizo bine badahitamo kimwe. Ibinyabiziga bimuturuka inyuma, umuvuduko bifite n'uburyo bimwegereye. Ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe, umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Ibinyabiziga biturutse iburyo n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Ibinyabiziga biturutse imbere, umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hanyuma kuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Kubera iki? Kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse, icyerekezo cyose uba uturutse muhita winjirira iburyo. Kubera ko uba ugiye kwinjirira iburyo, ibinyabiziga biba biri ibumoso bwawe ni bya bindi biba byagutanze kuhazenguruka. Rero uba ugomba kubihinzira, ukabyitondera ibyo biri ibumoso, byashoboka ugahita ubihinzira mu gihe byaba bikiri kure. Umuvuduko bifite n'intera iri hagati yawe nabyo. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba. Uri kugendera inyuma ya yutongo iri gukuramo abagenzi abandi bakajyamo. Utwariye ikinyabiziga cyawe inyuma yayo, uba ugomba gukora iki? A, kunyuranaho ibumoso. B, gutegereza yihanganye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, kunyuranaho ibumoso cyangwa se ugategereza wihanganye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanyuma kuri nta kindi ni A, kunyuranaho ibumoso. Uba ugomba kunyuranaho ibumoso. Niba yutongo ihagaze imbere yawe ikagira ahagarara, nawe ntabwo wagira uhagarara inyuma yayo, ahubwo unyuranaho ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, rero uhita uyidepasa uciye mu ruhande rw'ibumoso. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyo mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara. Ni ukubera iki muri iri sangano ry'umuhanda tugezemo cyangwa aha imihanda ihuriye hari kiriya cyapa cyanditsemo stop, bisobanuye guhagarara, n'uno murongo urombereje imbere y'iyi modoka. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanyuma kuri nta kindi ni A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. Biba bigoye kubona neza mu muhanda munini. Ugiye kwinjira muri iri sangano ry'umuhanda, nturi kureba iburyo bwawo, nturi kureba ibumoso bwawo. Birashoboka ko hari ibindi binyabiziga bishobora kuba byaje, rero uba ugomba kubanza ugahagarara akanya gato. Kiriya cyapa cya stop nicyo gisobanuye n'uriya murongo urabuhagazeho, kugira ngo winjire muri iri sangano ugenda gake gake udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa ameze atya namaze kuyakorera, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Wasubiraho ukayireba kugira ngo ibibazo byerekeye ku mashusho byere kujya bikugora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ntibwacya kubera wenda wakinye imikino yo gutwara imodoka ku modoka ngo ituvuga ati reka njye mu muhanda ntware. Oya, hari ibyangombwa ugomba kuba ufite. Ni ibihe? A, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. B, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C, icyemezo cy'iyarirwa ry'ikinyabiziga. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanyuma kuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uba ukeneye kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, ubwishingizi n'icyemezo cy'iyandirwa ry'ikinyabiziga kugira ngo wemererwe kuba watwara ikinyabiziga mu muhanda biteganywa n'itegeko.
ntabwo bucya uhita wumva ndi kumva natwara uhite ujya mu muhanda. Nubwo waba uzi gutwara uba ugomba kuba ufite bino byangombwa kugira ngo bibyemeze. Ndakeka ko waramutse rero ndizera ko waramutse kwandika urupapuro. Mbibutsa ko ukeneye kwiga nka mudasobwa mbere y'uko ujya mu kizame uri mu mujyi wa Kigali urampamagara ni kuri 0789351626 nkaza tugahura nkakwigisha mudasobwa. Ukeneye ko nkwigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gito umunsi umwe cyangwa ibiri ukagenda mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda uri mu mujyi wa Kigali ndaza nkakwigisha turi kumwe. Ariko ubonye uri kure tukwigisha mu buryo bwa online nabwo ukora rimwe ugahita utsinda. Tuguha link ukayikandaho tukajya tugaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu ukajya urakibona muri telefone yawe turi kugenda tunavugana. Nyandikira rero cyangwa umpamagare ni kuri 0789351626 mbigufashe. Mukeneye kode zirahari zaba izo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo. Ukwezi kwa mbere kwa kabiri no kwa gatatu ubu ngubu wasaba kode igihe ushakiye. Rero nyandikira cyangwa umpamagare kuri izo nimero mufatire kode umbwira akarere ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ariyo yose niba ushaka kurenga ibipimo bikurikira. Ikamyo iyo ariyo yose ibaho ntishobora kurenza ibipimo bikurikira: A toni 10, B toni 16, C toni 24, D nta iso cy'ukurikirimo. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Hano urabona iso cy'ukurikiranya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. No kuvuga ngo hari amakamyo menshi yarenza toni 10. Hari amakamyo menshi yarenza toni 16. Hari amakamyo menshi yarenza toni 24. Kandi mu kibazo cyacu baratubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ntiburenga ubu bukurikira. Hari igikamyo kiba cyatwara toni 40 ugasanga icyo gikamyo kiba gihetse n'andi makamyo. Rero hano nta giso cy'ukuri kirimo kubera ko hari andi makamyo menshi aba yarenza zino toni bari baduhaye bari kutubwira ngo ikamyo yayo yose ntishobora kuzirenza. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara ni pa icishemo umurongo bereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A birabujwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B birabujwe guhagarara umwanya munini. C birabujwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D parking. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B birabujwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa iyo kibonye aho hantu uzabona ibinyabiziga bimwe bihaparitse, abamotari bahaparitse, imodoka zihaparitse, ariko uba ubujijwe kuhaparika umwanya munini. Murabizi ari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose amanywa yose. Rero munsi y'iki cyapa biba bibujijwe kuhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramutse B ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Icyapa cy'inyongera giteye ku buhe buryo? A karifite ubuso bw'ibara ryera. B urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Video y'ibyapa nyongera nari bakoreye iri kuri YouTube channel yanyu. Ubonye utari kuyibonaho nyandikira nimero mba nazibahaye mite nyiguhereza mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko hano rero iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Bamwe bazavuga kare undavuga urukiramende, ariko ni ibintu bibiri bitandukanye. Kare ni impande enye ariko impande zose ziba zingana. Urukiramende ni impande enye ariko impande ebyiri ziba zingana n'izindi ebyiri zingana. Ebyiri ari ndende izindi ebyiri nazo zingana ari ngufi. Ndakeka ko umenye gutandukanya kare
n'urukiramende. Rero kiriya cyapa cy'inyongera kiba gifite ishusho y'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ndakeka ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bibaye ngombwa ko bayobya umuhanda, wenda si ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se hari imirimo iri gukorwa n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bawuyobya. Rero aho muraca hari ibyapa bashyiraho. Ese biba bifite ubuso bw'amabara asate: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemewe. Rero mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni A ubururu. Bakoresha ibyapa bifite ubuso bw'ubururu. Bashobora gukoresha ibitegeka bakavuga ngo hano umuhanda urafunze, icyerekezo gitegetswe kata iburyo. Icyerekezo gitegetswe ni ugukomeza imbere gusa. Icyerekezo gitegetswe ni ugukata ibumoso. Icyerekezo gitegetswe cyangwa gukikira bitegetswe ni ahangaha. Bashobora gukoresha rero ibitegeka. Ibitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Baratubwiye ku buso gusa. Badakoresheje ibitegeka bakoresha icyapa kiranga kiba cyanditsemo ngo deviation. Kiba gifite ubuso bw'ubururu, ishusho ya mpande enye. So kwita channel yanyu Rwanda Driving College, urebe video y'ibyapa byo ku mihanda, urebe amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa: A ibyapa biyobora n'ibitegeka, B ibyapa biburira n'ibitegeka, C ibyapa bibuza n'ibitegeka, D nta giso cy'ukuri kirimo. Nibe bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni C ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda. Kubera iki? Kubera ko ibyapa bibuza n'ibitegeka byose uzabibona imbere yawe. Mu gihe uri kubibona imbere yawe ntabwo uzabikurikiza, uzaza uri kwihuta cyangwa ibyo biri kukubuza cyangwa biri kugutegeka utari kubikurikiza. Ariko ukimara guhita ku byapa bibuza cyangwa ibitegeka, uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se kiri kugutegeka ugihiseho. Bitandukanye rero na bya byapa bindi biburira bajye barakwereka mbere yuko ikintu kiba. Ibi bibuza n'ibitegeka byo impamvu bigaragazwa ku buryo bumwe, ukimara kubitaho uhita utangira gukurikiza ibyo biri kukubuza cyangwa se ibyo biri kugutegeka. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze ubugari bwayo ushobora kugera ku bipimo bikurikira. Waba ushobora kugera ku bihe bipimo: A metero 2.50, B metero 2.75, C metero 3, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B metero 2.75. Hari igihe ujya mu kizamini ukabona bafashe baravuga ngo metero 2 na santimetero 50, metero 2 na santimetero 75. Ntibizakugora ikintu baba bakoze zira metero wazishyize muri santimetero. Murabizi metero ibimwe ibigana na santimetero 100. Ndakeka ko waramutse mobe rero, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? A kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere, B kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, C gukoresha amatara abamenyesha kwambuka, D koresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari cyemwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Umuyobozi w'ikinyabiziga wegerera inzira y'abanyamaguru cyangwa ibyo bita ni zebra cross, ugasanga bategereje kwambuka, uba wakora iki? Tegereze neza rero. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni B kugabanya umuvuduko witegura guhagarara.
ugabanya umuvuduko witegura guhagarara kugira ngo umunyamaguru wa mbere naba yinjijemo ikirenge mu nzira yagenewe kwambukiramo uhita uhagarara bitakugoye, ukagabanya umuvuduko ukitegura guhagarara ukareka bakambuka. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse ukandika ku rupapuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza. Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, handitse cyukuri nta kinini se ifungana ry'umuhanda. Ubundi ibanga rihari kugira ngo umenye ubusobanuro bw'icyapa urebera ku kirango, ikindi ukamenya itsinda icyo cyapa kibarizwamo. Uri kubona umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Rero uzabyita ko ari ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo gusa rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, bavuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda gusa, ukabyita ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano impande zombi zagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, uzahitamo ku iso cy'ukuri ari se ifungana ry'umuhanda. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndizera ko waramusikaniye ku papuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Ese icyo cyapa giteye ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, ishusho ya mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B, ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C, ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, handitse cyukuri nta kindi ni B, ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ahantu ho kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege ahari ayo mabwiriza yihariye. Rero kikaba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso ni ubururu, ibirango mu ibara ryera. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Nkuko murambivuga tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kandi iyo video namaze kuyigukorera iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo nijoro ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga igomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ukaba wasoma ziriya nimero ziri ku kinyabiziga inyuma, ziriya ziba ziri kuri plaque. Iriya tara rero riri kuri plaque riba ryatuma usomera ziriya nimero mu ntera ingana iki. A, iravuga ngo metero 150, B metero 50, C metero 20, D metero 10. Hano urabona icyo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hari iso cyukuri nta kindi ni C muri metero 20. Ririya tara ribonesha kuri plaque riba ryatuma usomera ziriya nimero ziri kuri plaque nibura mu ntera ingana na metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wazisoma. Ndakeka ko waramutse C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe.
cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Uragikora wagera mu kizame ugasanga cyagarutse. Rero kanda subscribe kugira ngo ibi byose ujye uhita ubibonera ku gihe. Ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare utubwire akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu, yaba iyo ku ruhushya rw'agateganyo cyangwa se ku ruhushya rwa burundu. Ni kuri 078 rero 935 16 26, ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa uri hafi ariko ufite akazi katakubona uze tugane mu shuri turakwigisha. Turi kumwe ku bantu bari mu mujyi wa Kigali ndaza nkakwigisha ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire rero cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 26 mbibafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa mbere yuko ujya mu kizame ndaza nkayikwigisha ukazajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Ukeneye igitabo cy'amategeko y'umuhanda kigezweho nyandikira cyangwa umpamagare, nimero mba nazibahaye nyikuzanire aho waba urose mu mujyi wa Kigali. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.